Nagira ngo duhuze ibiganza amashyi menshi cyane dushimire umutarami w'umuryango barimo batwakira abashyitsi. Umubyeyi mwiza nakubwiye ko bari ku marembo baza batugana, hanyuma mbereka aho muri muraramukanya ndetse tubaha ibyicaro byiza mwabateguriye. Umubyeyi mwiza rero nabonyemo ziriya mfura nkamugira neza, numva ndizihiwe ndavuga ngo intore z'indongozi zasharitse ingamba n'intore z'abesamihigo turatarama tugacyura inganje. Ariko ndagira ngo dushimire Imana kuko bike namenye nuko baturutse mu ndorwa baza kumwakika urwo ya rugumubari baca mu buganza bw'epfo kwa Rwabutogo rw'akabari ka Rwakagara baboneza baca kumwakika w'urukaryi niko kuza mu Bwana cyangwa. Ndagira ngo rero tumanze mbigombe twese twigire ejuru ama dushimire Imana. Sabe umwe mu bashumba tugira mu muryango umubyeyi Eugene adufashe adushyira imbere y'Imana abandi twese twigire ejuru. Murakoze. Ndagira ngo mbasabe dutuze gatoya tubanze dushimire Imana. Uri data wa twese mwiza, uri umwami nyir'ibihe, tugushimiye ibihe byiza waduteguriye kugira ngo tubinezererwemo. Twagusabye gutangirana natwe kugeza uyu mwanya ntacyo tugushinja, wabaye mu ruhande rwacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twe nk'abasangwa dukomeje kugubwa neza kandi wongereye umunezero wacu kuko abashyitsi twari dutegereje wabarindiye mu nzira barimo, none bashyitse hano amahoro. Izina ryawe nirikomeze guhabwa icyubahiro. Twagusabye kuduha igihe cyiza, none wabikoze. Komeza kubana natwe, tugushimiye ibitambutse kandi bisigaye tubikuragije. Ubane na buri wese, tangirane natwe kandi ukomezanye natwe, kandi bibera aha byose unyemerere kugira ngo ineza yawe ikomeze kubigaragaramo. Weze utunganye buri kimwe kandi bifatirwa aha byose ari byo tubasha gufata bitunga imibiri yacu, ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya. Turasenze kugira ngo ikibera aha cyose n'igihumanurwe nawe, maze umwuka wera ategeke kandi aganze. Urakoze rero, twakiririye muri ubu bukwe kugira ngo ubane natwe, twakiriye mu cyubahiro tukugomba, tugukomera mu mashyi, tuguha ikaze tukwishimira mu izina ryera rya Yesu. Amen. Amen. Ndagira ngo duhuze ibiganza dushimire Imana. Ayo mashyi ni ukuri na Mutwara Sibo ntago yayemera. Duhuze ibiganza dushimire Imana ni ukuri. Murakoze cyane mubyeyi mwiza nyakugira. Abaturutse mu bufundu ndetse n'ubunyambiriri, abaturutse hariya hepfo mu Bwanamukari, abaturutse mu Nduga y'Amarangara hariya kwa Nturo wa Nyirimigabo,
Efura abatiramyi baturutse hano ku ijuru rya Kamonyi hariya kwa Yuhi Mazimpaka baje mu birori byacu, Imana ibaha umugisha. Dushimiye kandi imfura abatiramyi bo guturuka mu Bwanacyambwe, abavuye mu Bugesera kwa Nsoro wa mbere Samukondo, Imana ibaha umugisha. Abavuye kandi mu Gisaka cy'Imigongo, icy'Imirenge ndetse n'icy'Igihunya hariya hakurya kwa Kimenyi cyabazimye mu Bazirankende, mwese tubahaye karibu. Dushimire kandi abaturutse mu Buganza bw'Urweya, Buganza bw'Uburasirazuba, hariya kwa Rwabutogo, burya niwe bakesha kurambura ingoma Sera na Rukurura yo mu baturanyi na Rucabagome yo mu Ndorwa, mwese mwiyumvemo ikaze. Dushimire abaturutse mu Ndorwa, Imana umugisha. Dushimire kandi n'abaturutse mu Murera hariya mu Ruhengeri rw'Ibihungi. Iyi rero babaye mazina w'umuryango ni Ruhamya Theoneste, igiyewe tugiye kubana muri iki gitaramo. Tugize amahirwe rero iyo kubona abashyitsi baje batugendereye, barangajwe imbere n'umubyeyi wagira neza Antoine. Tubabonye rero bayobotse ibikingi by'amarembo yagira hino acyabaho ukuntu nari ngukumbuye. Yewe ndumva nanjye wakomeza gutyo murakora muri massage. Nanjye urandamutsa nkamera nkaho ndi kuri bife, ndumva uhumura neza. Ibintu ni byiza rwose, bikoye uri amahoro, uracyahumeka. hindura umusaya nari ngukumbuye. Gira nkugire. Yewe abanzi baganye Nuko nuko muri aho mu Ndorwa turi aho turashima Imana muri byose. Urugendo se ubu ntirwaguhinnye mu Rumango ko mbona amasaha yabaye maremare? Oya ntabwo twamenye mu Rumango, uretse ko rwabaye rurerure. Njye natinye izuba. Niba ari nuko wenda numvaga rwose mfite ubwuzu bwo kukuramutsa no kugira ngo nguhe ku ntango. Hari haciye iminsi akira nkwakire. Burya ngo ibiribwa n'ibinyobwa nta dayimono bibamo, kandi iwacu twarakijijwe, ibyo twarabirenze. Vuga amina twisomere. Amina burundu. Theo urayumva ute? ndayumva, reka ncire ubwinshi. Ongera uvunure, burya ngo hacurura abatindi. Niko ni uko mwenga. Urabizi ko urutoki rwacu n'urutoki ari uko bimera. Rero mukomeze urutoki kandi ntukajye mu muyaga. Turaje tubabwire. Noneho rero baguterekera ari akuru gatarudahirika, ugumye rwose bagucwekere. Burya mwa bakobwa mwe mubimenye, umugabo arasoma ntari gato, umugabo inda ntabwo yumanye n'umugongo, imusuka mu mushwekere. Kagira Imana nibagushimira. Bakwakire nabo mwagenda. Urakoze ndagushimira. Duhuze ibiganza dushimira ababyeyi. Ababyeyi Ruhamya vuga rimwe nkumva kabiri. Ugeze uti nimbwire barumuna banjye na bashiki banjye bagere muri Kagondo batereke ku rugata rudahirika. Basaze munda cyane, yewe numvererane, yewe rwizihiye amaso yamboneke arampumuriza.
arakoze cyane ati rwose sinzaba mu bwigunge, araririmba urukundo kandi aratara mu rukundo. Ndagira ngo duhuze ibiganza twongere tumushimire. Mubyeyi mwiza rero mu kanya wakiriye iriya mfura mugira neza, ariko kandi ndabizi iyo mwahuye no gutarama. Ariko ku batanzi kwa data yashimye ko nyobora igitaramo, ye nitwa Muvunyi, nkaba ndi Muvunyi Rwizihira Birindiro, Muvunyi wo butera bwa Rutimirwa, rwa Rutaneshwa, rwa Karuranga, ka Rwamugema. Mwiriwe neza. Hano dusanze mu muryango mugari wa Nkubito Debo. Ku mpuzandengo mbere hano ganengana gutya. Wate hano inyuma sama. Umubyeyi Mwese urabona. dutaramiye mu muryango n'uyu twicaranye yitwa Nkubito Debo. Abanza arambura ibiganza baramutse nawe. Ibumoso bwe ndi kumwe n'umubyeyi Kamiri, ari we wagize n'aya sabukuru ya myaka 70. Hanyuma ndaza no kukubwira ibyo yatubwiye tugomba kuganiriza abatoya. Nawe narambura ibiganza baramutse uwo mubyeyi. Ibumoso bwe hari umubyeyi Karinda, umubyeyi wakurikirana rwose, nawe narambura ibiganza baramutse. Aho iburyo bwanjye ndi kumwe n'umubyeyi Eugene, agira ngo nawe arambura ibiganza aramutse umuryango wanyu. Turi kumwe na Rugwizambuga Jean Felix, nawe narambura ibiganza abaramutse. Yena baramukije mukiza, kuba ari njye wabaye mukuru w'umuryango si uko mbarusha imyaka, ahubwo twe tugira ibihe byo kuganira. Uyu munsi ni njye wagezweho. Inshuti yanjye rero, mubyeyi mugira neza, tuguhaye ikaze mu gitaramo. Uyu munsi insanganyamatsiko dufite ya mbere yari yo gushimira Imana ko ikidutije ubuzima. Gatatu rero, bitewe n'amateka y'igihugu cyacu atandukanye, hari abana batoya twifuza kuza gusobanurira amateka y'u Rwanda, ndetse hari n'abakuze batazi inkomoko y'u Rwanda, batavukiye mu gihugu ariko munsi bakirimo. Abo bantu rero bose turaza kubabwira amateka yaranze u Rwanda. Hanyuma rero tuguhaye ikaze mu gitaramo. Aho twari tugeze mu kanya nuko twarimo tureba imiryango yadusuye itandukanye. Hari abaje umutwe bari ku mutwe badutwerera, twari tumaze kwakira intwererano zabo tuzishyize mu zindi, ariko mu kanya igitaramo kiraza gukomeza. Nagira ngo nanjye mbonereho kukubaza, umuryango wa Kanizi uyu muraho? Urakoze nyakubyara. Umuryango uraho. Yego. Ariko kandi nagira ngo mbanze mbere ya byose mu izina ry'uwo muryango wa Kaniziyo Nyambibi ariko uramutswa Karamage, tubashimire. Nuko nuko Tubashimire ikaze mwaduhaye, reka tuvuge ihobe. Tubashimire indoro nziza y'abeza mwaturebeye kuva ku muharuro kugera mu byicaro byiza byatunyuze. Tubashimire urugunga, urugwiro mwatugaragarije ndetse n'ineza iganje. Tunabashimire kandi ko mwamenye ko turi abashyitsi bahire, mukaduhishira, mukadutambikira ishyaha kugira ngo nihagera tuze kurisimbuka. Mubyeyi rero Ruhamya Theo, sinabura kubashimira intore
mwashyize ku ruhembe ngo zidukure imitwaro ko bagiye tura umwe agakeneraho undi imbuto akenyeho. Umubyeyi rero si ibyo gusa kandi tubashimire ko dusanze mutaramye Imana mwimenyera amashimwe ariko kandi mutaramye n'u Rwanda mu muco nkunda cyane kandi dukunda iwacu turi bugarukaho hambavu. Nk'uko biri rero cyaraziraga ko umutware agendera undi ataje kumushyigikira. Ubuganza bw'urweya hariya Umero maze indwara yo guhuzagurika yarayikize igihe umutwara yashoboje. Kidama uraho neza ni amahoro se. Hanyuma rero yemwe bakobwa mundebere ayo meza agomba guhora dekoyedi. Nta muntu ugera imbere y'abatware gasubire amaramasa. Reka banza nirego ntabwo wagenda ukoze mu biganza by'umutware. Nyirakidama uraho mama gikobwa. Umukobwa ni mwiza arasa n'ufite itariki y'ubukwe. Maze rero Kamenya ko bya rero abana bataraza reka banze ngukeze baze nkwereye yenenye ngo yiwacu asangemo ku rutonde rw'abatwereye natwe mu gushyireko nuko turabashyigikiye ko byara urashyigikiye abo bana n'ubundi se ko bari bungaruke imbere kenshi nimugende nimugaruka barabazirikana ko byara rero cyafirege turatwererewe rero niwo uzi ikigega ry'abatwerera nawe yishyire mu ntwererano uzaba ariko kwa Kaniziyo nabo batwerereye. Nuko murakoze ndashimye intwererano. Nuko hanyuma rero umutwaro unyemerere ubwo mushimye intwererano nsubire mu byimbo ariko nasigaye kuri wa munsi mwiza usanze muganga w'insanganyamatsiko y'isabukuru y'umukuru Kamenge. Atwara duhindura uti n'ubundi umugongo n'uwa nyiri igihugu. Hanyuma ndabanza ndebe ibyo twari tugezeho nawe umwanya wawe ndawumenya kuko cyane ko kugera kuri Repubulika uhereye kuri Dominiko kugera uyu munsi ku ntore zirusha intambwe ubu imiryango irahirana icyo gihango cyadukwiragiyemo. Nagira ngo rero mbashimire yewe ku batari bazi ayo mateka y'inkomoko y'u Rwanda mbifurize guhorana u Rwanda na Paul Kagame murakagira Imana. Hanyuma nshuti yanjye rero mugira neza ubu aba bantu bari hano bose bategereje inyunganizi yanyu, niyo mpamvu twabatumiye mu gitaramo ngo bakeneye kumenya ngo kubingira ubundi ni iki. Ese babingiraga ryari? Byakorwaga n'abantu ki? Bitangira ryari bigasoreza hehe? Nshuti yanjye rero niyo nama twari tugukeneyeho mu muryango. Urakagira Imana tuguhaye rugari y'ibiganiro n'uganira urasuke kuri kimeza ntucukubire n'ibiganiro twari turi mutanyagirwa mu gitaramo cy'imfura kandi bahagabanira. Urakagira Imana. Nakoze banze bashimire umuco mwiza dusanze mutaramyeho kandi mutoza abatoya mutanacinjishe bitanga icyizere ko u Rwanda rutazazima. Agize uti umuco ni iki?